ikintu cyiza cyane noneho mukunda mu buzima bwose no kuri iyi si kirakundwa kuko nanjye nanjye ni ikintu nkunda cyane. Urumva nanjye kirankunda kuko kirankunda nyine nimbora inkunda. Ubwo se uragira ngo mbwire ngo iki? Umva ikintu bita amasaha meza yo guswera, amasaha meza yo kurongora, amasaha meza yo kurongorwa. Mata wa mugabo we. Okay, ndahera ku ijoro, nicyo kintu cya mbere. Mumaze kurya, mugiye mu cyumba, muriyambuye, muraryamye, uramanza ukareka twa dutotsi tw'utuzuyazi, hahandi uba wumva ufite igitotsi gikomeye. Umugabo atangira kugukozaho udutoki kandi ufite ibitotsi bikumereye nabi. Umva amasaha amereyeho. Ibitotsi birakwishe pe, ariko ni wumva udutoki tw'umugabo wawe ibitotsi biratangira gucikamo. Icyo gihe nyine ahita gutegura, mukitegura mwese mugakubitana ewana. Agaturu ka mbere kazubaje, umugabo arangiza ahita asinzira n'umugore arangiza ahita asinzira. Icyo gihe urangije uramushimira uti mugabo mwiza urakoze. Urumva ko rero ibyo ntibitinda kuko urumva dutangiye ijoro, twagiye turasinziriye. Rero umwe arimo kurota ukuntu uryamye wamugeretseho akaguru se, uryamye ufashe imboro yawe, uryamye wamukoze ku gituba, musinziye yagikozeho, sibyo? None se niba yagikozeho buriya nimuza gukanguka hari amasaha meza. Noneho amasaha meza ngiye ndi kubabwira isaha ya 8:00, 8:00, 7:00 n'igice, 8:00. Icyo gihe iryo joro riba rimeze neza kabisa. Urakanguka ukigorora, utangira sheri undi ati karame, atayibwiriza icyo gukora. Urumva abana barasinziriye, abakozi se niba ubafite basinziriye kera, niba ari n'abashyitsi nta kintu bitayeho. Ni muri cya gihe nyine ibitotsi biba biri gutwara umuntu bigasiba undi. Urumva? Icyo gihe rero ewana tayari kwa kuntu usanga muri gutegurana bitinze, kubera ko nyine ni ijoro ryiza. Ni ya saha nziza cyane, hahandi umugabo aba aryamye n'umugore aryamye. Hanyuma rero ukabona umugabo ahise akuzamukira, akaguca kuri rwa ruhande rw'urubavu wari wamuteye, ubundi akakujya hejuru. Umva icyo gihe abantu muzi yuko mujya mubikora, muzi ukuntu biba bimeze, muzi uburyohe biba bifite, sibyo? Tujya kikugeraho ukumva mutangiye guhuza inda, ukumva udutuza turahuye, ukumva udutako ewana, ukumva iminwa mwayifashe, mujye mushana itara rega munarebana. Ibintu byo gukora ibintu mu mwijima wapi, ntago biba biryoshye. Mugomba kurebana mu jisho, ukareba kuri kumureba neza. Hanyuma rero iyo saha ushyiramo imboro kubera twa dutotsi, kuruhuka mwaruhutse ewana. Noneho usanga ibintu biri bigenda neza, hahandi umugore yirekura akakwirekurira kubera ko ewana waryamye umaze gukora iyo saha nyine nziza yo kumanza kuryama, ukamanza kurongora umugore, sibyo? Hanyuma rero nawe urabyumva. Umva uri kumucumita. Amajwi ya nijoro turayihanganira cyane tukanayitondera. Usanga ari mu sheri
yatumye nsinzira pe, mwamutumye mera nk'umuntu kurongorwa. Rero wa mugore we n'umugabo nshaka kubwira ngo ayo masaha 8 ugomba kugakora pa 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 pa. Kana ranjye byabaye kera cyane, ugakora ibyo ukora ukamunyaza vuba vuba, ukamucumita vuba vuba. Ni byiza cyane rero. Indi saha nziza cyane inaryoha nakubwira ni isaha ya 11. Byibura uduturu dutatu nijoro ni sawa. Uburyo bwo kujya mu muhanda umwanya wo gusinzira mu ruhuke neza 11 cyangwa se 10:30 kugera 11 mugomba kuba muri ready mwakangutse, mugomba kuba mukumburanye, mugomba kuba ni ibintu muba mugomba kwishyiramo. Muri gutuma nanjye ngira ngo isaha ya 10:30 na 11 ni isaha zikundwa cyane, ni isaha rwose zo gukora ibintu neza, ni za saha zo kurongora. None ako kantu ka 11 ni uburyohe noneho pe, ni bwa buryohe butabaho, ni bwa buryohe utasanga ahandi. Ko muri gutegereza ko bucya ngo mubone iryo zuba, mubone umunsi. Icyo gihe muraganira bikomeye, muraganira bishoboka. Hanyuma none n'imboro imboro nayo wagira ngo imenya ko bukeye, uramutatsa hahandi umudamu yumva ko niwe nyiri cyubahiro, niwe mugore mwiza muri karitsiye, niwe mugore ufite icyubahiro mu bandi, kubera ko umurongora neza, umuhereza amasaha akwiriye, aba yasinzire neza, ukibuka ikintu akumbura buri munsi. Icyo gihe rero 11 iyo ufashe imboro nanone ukamunyaza bibarizaho, kuko yinjira mu munsi ameze neza, akora akazi ke neza. Nta munabire kareka, nta gahinda bafite, mubabarire. Icyo gihe ni cyagiye none umudamu mu gitondo iyo iwe bamukomangiye babandi bafunguza atanga byinshi. Ashobora no kubitanga akibagirwa ko ejo azarya kubera keya bamuhaye. Amasaha yo kurongorwa ni meza, amasaha yo kurongorwa mujye muyitaho. Ntukazajya ufata umugore buri saha, hari amasaha yabigenewe byibura nawe ushobora kumva ko ari amasaha yo kuruhukamo. Ni amasaha yo kwita ku mugore, ni amasaha yo kukwitaho wowe mugabo, ukamenya yuko iyo saha urarongora. Niba nta kindi kintu kibiri inyuma, niba nta kindi kibazo mufite, uri bumurongore anyurwe, amere neza, utuntu twose tujye ku murongo. Babagore rero bahorana amakimbirane mu nzu, urumva ntago mwagira igihe cyo kwita kuri ayo masaha, sibyo? Ariko mumbabarire mubivemo, mwumve yuko turi hano kugira ngo tubafashe ibintu byose, tubafashe kugera ku buzima buzira umuze, mbese ubuzima buhumura, ubuzima butagira stress. Turongorwe kumva ko dushaka ubuzima bwiza. Umugore wese ubaho ndabizi neza ko arambabarira, ambabare, ntago ndi bumuvuge nabi, ntago ndi buvuge umugore nabi, kubera ko umugore agize umugabo. Ngaye nguko rero wa mugore we nibyo nkubwira, bisaba kugira ngo nawe ujye wumva kuri umugore. Ayo masaha niba ageze wiharira amasaha umugabo wenyine, wumve yuko icyo gihe nawe ugomba guhindukira ukazana utuganza twawe ukamukoraho. Umugabo iyo yumvishe umugore amukozeho aba yumva ko akeneye kurongorwa, tashyuko ashiduka akanguka iri mu kirere rwose. Icyo gihe kumubwira ko atari bukurongore ntago bibaho. Icyo gihe rero uritegura ukamenya ko agomba kukurongora. Icyo gihe ntago umufata amasaha yo kurongorwa cyane, kuko ubuzi yuko uri bwongere. Icyo gihe mutangira kuganira sheri, kuko kurangiza ni ibintu dushyira mu mutwe. Muraganira kugira ngo wongere kugira ubushake muri ya masaha akurikira. Biba bisaba kugira ngo wowe wifate, wumve ko nyine wikumbuze, ukumbuze umugabo wawe, umufate vuba vuba. Niba uzi ahantu ujya umufata akaza kurangiza nawe kugira murangirize rimwe. Icyo gihe uramuvizira, uramutungura, ugenda umukora hahandi. Wenda niba uzi yuko arangiza ufashe hano, wahafata ukagira nka gutya
ugatangira gusobeka ibintu byo gukomeza ibintu birebire, kuko uba uzi ko nawe ugiye kurangiza mukarangiriza rimwe kugira ngo ibintu bigende neza nyine muse neza. Muzajya mubona abagore turi kuyaga gutya muzajya mubona dufite kano gapo mugire ngo ni ukurya aho ya fresheri umugabo arayiguha, nagukubita imboro rwose ugasa neza, aguha amasaha, agupangira amasaha nk'uko ajya areba ku isaha ati ndatangira akazi z'isaha, ubundi uruhu rukayaga. Ndabacitse rero ariko ngiye kugaruka, ngomba kugaruka kuko ubu nonaha ngomba kongera nkababwira ijambo riryoshye neza cyane. So mukore subscribe, mukore share, tundi twinshi cyane tumeze neza, dutuma musanga ndi wawe ndi kuyaga nyine ko ngiyewe ndayigira.